Hello guys, welcome back to our YouTube channel MTV1 Show. So guys, uyu munsi nko mubibona dufite umutumirwa uri special, yeri special murambibabwira. Reka tangira twibwira. Yo man. Yo, what's up? Hello guys, your boy Kamanzi. Kamanzi, umeze gute? Meze neza nari. Ako urasa fresh, umeze smart. Thank you, ariko nawe ndabona usa neza wagira ngo twari tuziranye menshi. Cyangwa twe twabivuganye. Simbizi gusa byaje guhura kabisa. Ya Kamanzi, amazina yasanzwe yitwa Kamanzi nde? Amazina y'ababyeyi? Yeah. Obed Kamanzi. Obed? Yeah man. None warangiza. Kuki wayahinduye? Nahinduye iki? So Obed Kamanzi. Oh yeah, ko ntago ari ukoresha kuri social media. Ni Kamanzi. Ni Kamanzi gusa. None se yombi ni mpaka haya. Kwesha utayakoresha yombi. Harimo utari proud yaryo. Bijya gusara byo ariko si cyane ni Obed. Okay. Kamanzi ukora iki mu buzima busanzwe? Ndi umunyeshuri. Umunyeshuri? Wiga mu kangahe? Wa mbere. Mukinyi wa mbere primaire cyangwa mukinyoni? Wa mbere abo twiganye barabizi. Nje ntabwo twiganye. Wa mbere kaminuza. Wow. So Kamanzi atari ukwiga ni iki kindi ukora? Kindi nkora? Yeah. Just ntacyo sibye kuba nkunda TikTok. Oya Kamanzi uri umustar nyine. Ako ntabwo twakibagirwa kame muri umustar. Oya ntago ari byo. Ntago ari byo bihakanyite kandi njyewe kuko ubona byari danger. Kumbona ntago bigoranye. Sikubona kwandika kwanza kanjye sinisi. Oya ni kwa kundi usanga ufite ibi message byinshi ugasanga ariko nanjye mba nacishijemo nta munsi warenze. Ako mu byukuri teke brag nyine waragafashe TikTok warakadufatanya. Aya hari abastari nanjye nemera benda. Abastari badanje man, badanje. Habaye no muhimu star ubona bati. Sana Osmalito, Keve, man ni benshi. Kuri ubu ngubu baramutse bakubwiye ati hereza igihembo nk'umu TikToker muri biranyine mukora wagihande. Mu Rwanda hose. Yeah. King man ni king use muvuge mu mazina. So urumva niyo role model wawe. General Benda niwe king kabisa wa TikTok mu Rwanda. Umwemerera iki ko mwese mukora ibikorwa bimwe? Dukora bimwe arabyina njyewe just nibiri ariko Benda man ali look. Kuba look urabizi. Oya, ubwo se bidusobanure. Ali look nyine mani asa neza bya. Asa gusa neza ako nawe urasa neza. Nose wamubona basa neza. Kuki utavuze ngo nakiha kuko nawe urasa neza? Ibyo nago. Wapi ariko igikombe ni cya Benda man. Okay. So Kamanzi, watangiye ute kuvuga ukore bino bintu byawe bya TikTok ya? Ubuse natangiye gute njyewe. Akubwiye ko niga mu wa mbere. Urumva haciyemo igihe kingana gute gito yansoje secondaire. Yeah. Mu gihe nari negereje kwiga nazo why not? Ibintu ko bikunda. Why not? Because mbona gake. Wakoze bino bintu byawe se ushaka kugira ngo bubake izina cyangwa bikuze ko wakumvaga ari umwuga? Oya, nabyo nyine just nakoze akambere. Ari umuntu bimbwiye ngo mani ngo Kamanzi ngo azabaye umuhanzi tse kubera iki tuzana abahanzi n'iki ngaho gatireka reka. Akaza yabwira ati mani wowe ujye umuhanzi tu nkagati wapi ariko atema arambwira ati jya kuri kamera nari umunyamakuru. Bakubita akaboro kambere baragakunda arankuraje na nubu natambwiye nago nagenda. Niwe turi kubwira. Okay. Banza umuvuge mu izina hano kwa dukurikira banza bamwumva. Bamwita V-boy. Akora mwemera. Byada. Oya biragaragara ntabwo byabura. Yeah man. So Kamanzi no kuvuga ngo wowe ukora ibintu bijyanye n'amakuru gusa like subundi nka bira bintu mukora. Ariko hari bira bintu mukora man. Kuko ngorana n'abasaza ibyana. Ni byinshi tu. Gusa abantu bamwe mutuma bakora break up man. Yeah man. Only one. Wenyine man. Gute? Njyewe muna manza yanyu gasanga muhamagaye ati uranshiti. Just nyine no kujya turebe man. Sundi bakundana gute man kuko Nisi Kamanzi uri single? Oya uri single? Yeah. Sure. Cyangwa uramwihakanye inbox murarwana tu? Ndamuha link ko muzi. Baby star wanjye arabizi kabisa ko ndi single. Arabizi urumva ku kazi no kuri se bibanga arabizi kuri single. Arabizi. Why kwesha uri single ahubwo? Kandi njye ndabizi ko mufite. She used to hate me. Okay. Byarangiye. Oya. Ntago mbizi to ariko
gusa birimo aho hagati. Nusi nka biriya bintu mukora like iyo bamwe mwumvishe ngo bakoze break up man batandukanye mu byakira gute? Just ngiye mani umuntu wese umbonye ahita yibwira ko mfite girlfriend. Naje ngavuga ati se mukuye aka kanya se buriya nkamushaka. Hako hari akaboro kawe wigeze gupostinga uri kumwe sinzi umukobwa arimo arakoresha interview abajije undi mu baby bari kumwe ngo who is your boyfriend? We say Kamanzi. None se none rabyitiriye oya cyangwa nyine birimo nyine yarabivuze tu none se ako nibyo nase nibyo kabisa kabaronka ati Kamanzi nagumbaniye neza ariko ewana niko babimeze kabisa cyangwa nawe murimo abantu biri guhamagara kata kubwira undi ngo ndi kumwe na girlfriend wawe kata kubwira undi cyakoze ngiye mani ngiyewe ewana nago nyine nago nabisobanura ntabwo nkunda ababibi cyane. Ntabwo bakunda? Ayo gay? No cyane nongeho cyane nongeho ntabwo mbakunda cyane. Okay nice muri gay nyine ka baby wanje we ka baby wawe na my sister baby wawe turamusuhuje hari hose gira ijambo bwira baby wawe kama I love you. So much umva mise mburi ijambo mvuga cyane iki kindi man nise kama nibwire se ngibirayi birese tumubwira ati mutema kandi ngira ikintu mubwire oya njye se namubwira iki man genda mu baby okay ari wawe amubwira gute ari wanje oya behind the scene njye nako giye behind the scene ubwo ubyumva ko Kamanzi abuze ikintu akubwira aho uri hose nyine I love her. You love her? Wow, that's good. So Kamanzi nkiri ukoresha biriya bintu ukabona nyine kapo zimwe ziratandukana ukuramo experience nyine nk'umutipe nayo wa Toyota anytime. Experience nkuramo no kumvuga ngo umunsi natangiye gutereta. Bizangura ariko nzashaka icyana kiri loyo. Umunsi watangiye kandi uri kumubwika mama kungira gutya ariko. Vuze ikintu kiri straight. Tereta urumva cyangwa ni for fun yawe ni enjoyment. Ibyanjye byose ni enjoyment ariko gusa nyine nago tubyorere urabona ndi tayari cyane why not uri umuhungu babaye wanjye jewe I'm taken bro none ngoro nayiza tigiriza undi nambaye impeta ubwo nanjye wana baby star barabisabwa tu iryo zina nyine iri kuvuga neza arabisabwa none se yari yamubara arabisabwa umunsi yabikoze abandi batarabikora ari nkawe ukora biriya bintu ukabona nk'umuntu bahise bavuga ati njyewe nawe turarekanye ari wowe wakoresheje ibyo bintu bikaba bigeze kuri iyo ntera ryo gutuma abantu batandukana nkawe bira ntabwo usiganye kakanvuga ati waye nakoze bino bintu ugasigara wibreminga nyine no ntago ari ibyo ngibyo kuko akenshi njye mpita mbishuti byatari n'umuniga iyo ari umubaby se umubera boyfriend nyine mani baby star ihangana tuzahora next time gusa nyine ubu muraburije nibaho mani bo kukiba turaburize se gutese nase kuki yakunze undi wundi kandi afite wawe undi wundi Kinyarwanda wacyumvishe cyagoranye na Kinyarwanda ni danger none se biriya bintu bikora like you know biriya bintu ukora by'ubunyamakuru uba mvusha nko kugira kuri level just umunyarwanda kubanza imana ngatambuka Kamanzi bite Kamanzi nanjye nakumenye kandi ntagomba mu Rwanda urumva utari cyamamare oya kirarenze bivuza kuba Vicky nakuba kandi bizi ko natuye hano ibaze ko nagiye gukurikirana TikTok zawe ahubwo ikibazo cya danger wamenye gute kuva muri Kenya nyine se sibyo ndi kukubaza no kuri cyamamare bwa mbere wabibonye gute bwa mbere okay kugira bi taking a long pakadu okay je Jani yose ariko Jani biraza kugorana uzikuru byatangiye se jewe nyine nkunda kuba ndi TikTok cyane na birebye ndareba ibintu byo wa posting zawe wow ari gukora ibintu byiza cyane ndavuga why not na approachinga tukaba byahatari bitatu byagukomye kabisa no nyine bro akambere naka baby wawe baby wanje oya na rato nagari ibyo gusa nyine ibyo byose n'ukuri ni byiza ndabikunda cyane beda keep it up nyine ukomeze crash izuba niyo hanzanye hahana siyo hanzanye se nabyemeye umustar ukadutereka ku zuba wibaza iki urareba nyine hari ukuntu abastari mukunda gacyo urimo uradufera gacyo urabireba niki malama hano wacu harashyushye twaje akonje dushyuha cyane
mushiwa cyane byagoranye nahada so Kamanzi atari kuvuga ngo bibira mu binyamakuru uba uri muri rimwe mu busanzwe ko mbona waba umuntu urapa mwiza cyane umuntu baye umuntu wa kabiri tutangira siko nakubwiye ubwete umuntu arambwiye tuzamuhanzi ntago ndi umuririmbyi kabisa ya kuko byukuri niyo ndi kukureba n'ibiganiro byawe usa ibintu byo kurapa impamvu nabikora ntago ari ibyanjye guys ni utuntu twawe mu byo kuri barabizi umuntu wese unzi niba ziko nzi kuririmba kabisa comment aze kubivuga babivuge gusa nyine nje ndeba vibes zawe zonyene urumva ukuntu ufite ijwi ryiza so kuryo kora ya baba iryo jwi ryawe rirabikora aya cyakoze nyine tu hari umuntu undapira mu mwanya wanjye yarafite numva n'ijya warafite nkuhe muntu nawundi akose kivumbi yo yaririmbye rayumva mba naririmbye nawe mbese nawe wumva waba nkawe ndamuprefera byataye wow ni byiza cyane like muri ukurikirana cyane ibintu bijyanye na TikTok z'abandi nyine bagenda bakora rimwe na rimwe ureba abantu muri Kenya se ama TikTok nyine y'abantu babaceke umva kandi ndise mu TikToker arakadi gakupre karenze mani akahe kumuniga n'umubebe wa black babyina ya Klaus na Seku abo ngabo urabemera ese ubemera hiki bararenze bakundana neza mani Kamanzi ni nkuhe muntu uba wumva ushaka wifuza guhura nawe like mu Rwanda hose wanamuhuye n'uyu muntu ikivumbi mani nawe n'uwo nyine nawundi kabisa ubundi se ninde umwemerere cyiza cyane just nyine mani mba numva ari neza tu wumva ari neza ni nk'icyo koroka twati wow nshaka kuba nkawe nanjye ibyo gusa erega njye mbona ukuntu uba wambaye nanjye bati Kamanzi seriya myenda wambara ikura muri Uganda yihe sikabutura bari nago wambara imyenda nkayire hose Kamanzi afite uruganda rwiye mu Rwanda tutazi njya mba ndabarega ibi bikorwa bya ukora sinuri yambaye pose oyereka nibi ngi okereka tureke ibyo uyu munsi nje ndavuga ibyo ntura mbona nyine hari ukuntu ba wakubise drip nkavuga ati ni bisanzwe none se nabyadanje ntago babidukora ndashaka mu minsi iri imbere no kuzajya mbatamo nimbona amafaranga udutamo cyangwa ushaka no kuza mu fashion nibarindire mbona amafaranga barindire ariko byanakubera rata nawamenya tu hanyuma Kamanzi ni nkire jambo wabwira ku bakunzi bawe bagufana abakunzi banjye barabizi iyo mbabwiye ngo hello guys your boy Kamanzi witabwikora ubu nanjye ndi mu bafana bawe nushaka kujya umfata neza nagufashe neza nanjye nakuzanye malambo oya wanzanye kuzuba abantu bameze neza oya niwe wabishatse nitwiteza abafana ba Kamanzi murebe mubyumva bakunda umucyo mani bakunda umucyo Kamanzi ni nk'ikihe kintu wakifuza kumbaza njyewe ikibazo cya mbere nakubaza ni papa yawe kuza mu Rwanda papa yanjye nashaka nyine guhura n'ibyamamare nkamwe witubeshya abanyarwanda barabizi nje naje mu Rwanda nshaka guhura n'ibyamamare nkamwe twe twakorana man ntago ari benshi gusa nyine barimo tubakwame ngo tureke nta kibazo we nta kibazo ushaka kumbaza njyewe icyo nshaka kukubaza aka kanya ndamutse nkugize president w'u Rwanda ni nk'iki kintu wahindura muri iki gihugu ikintu nahindura muri iki gihugu ikintu cya mbere ngiye nahindura muri iki gihugu byose ni byiza mani byose ni byiza mani byose ni byiza hari mani nta kibi kabisa byose ni byiza byose ni byiza kabisa like ko urumva ubaye president ibindi byose byarakozwe shaho ntago nakwicara just ariko nyine umurongo mani umusaza yabishyizeho ni neza harabura akaruka ka discipline umuntu afite dread street nimbo batoboye amatwi nimbo why not bose bazatobora amatwi ariko nyine tubabone ko ntacyo bitwaye hanyuma Kamanzi nko kuba wahuye n'abafana bawe byo nyine guhura n'umukobwa ati ngenda gufana nakifuza ko twakorana wiyumva uti ntabwo ngorana uri n'umwana mwiza rata ndi umugabo mwiza uri umugabo mwiza Kamanzi twamushimiye n'umugabo mwiza wiyumva ute yewe mana ndi funny man nabikunze cyane mbona bisekeje urumva ibintu watangiye wumva ari just enjoyment kwa bigeze kuri level ni level nayo ariko tunyine mayi irahari bitangirwa bitese ni neza ni Kamanzi nizanyishe murabizi
isoni rero uziguhura n'umuntu none hari akantu bambwiye ngo hari ukuntu abasitari ngo basigaye bagenda bambaye mask ngo kugira ngo batababona nawe wagiye muri ako gatebo se oya mani jewe none se twahuye tutahuye twahuye nawe nagukwepera mani kuko ubanga gusubiza icyo nsabye mani ni nimero nta kindi nkaguhereza tugakomeza. Hanyuma nk'umunsi wawe iyo wiriwe mu rugo utagiye mu biganiro byawe ni iki kintu ukora iyo uri mu nzu like ni iki kintu ukunda gukora? Kuryama ndebye TV. Uryama muri kuri TV se? Cyane byashoboka gute? Akamashini hariya. Paka nijoro niyo bati ndebe movie naruha ya mbere irangiye cyangwa mu kivumbi akagoma kamwe. Kivumbi back. Ariko ufana kivumbi cyane? Mani birenze tu. Kivumbi. Byadanje byo ko nta byadanje ariko nyine Suzuko bavuga ngo umuntu akunda icyana cy'ikimeze. Ne nkunda umuhanzi umwe. Ayo aka kanya uramutse ugira amahirwe yo guhura na kivumbi. Nirere jambo wamubwira? I love you man. Iryo gusa. Wow. One love kabiri. Kivumbi ararenze mani. Kivumbi hari hose turamusohoje. Muri Kenya naho baramu. Ya turamuzi cyane natwe kandi ase watubwiye niki kitwemeza kuri wa Kenya tubwira ikinyakenya mubwire igiswahili se kibazo nakugurisha nago wakiwumva nzajya mvuga mugurisha se sha nago nabikora ibyo abafana banjye babanezemo byinshi reka mbareke ya so merci wakoze cyane kubana nanjye muri interview wakoze kubana nanjye ahangaha kubana nawe naje kugusura kubana se byo kubana oya kubana turi kubana se oya urambwiye ngo wabanye nanjye ndavuga ati same to you nawe nuko okay Kamanzi igira ijambo ubwira abafana bawe abafana se nabwira ngo ikifani abafana bwiye ngo fani none akubyo ntago wabidukora twe ku bafana bawe nase sibishimira kubona nishimye man kutubwira gusa ngo fani se nibizi I love you guys. Ariko ako kantu udukora ariko bakorera ibe none simbabwire ati nanjye ndabafana just ngiye nkunda mani twatunye mpiringa nkaho ndi umusitari uriwe none se kuri kubyanga na musitari ujya wemera ko ari umusitari kuvuga byanze ndimiri ngo ati nawe njyewe kwambara turineti nanjye unahisha amaso sinyivuga ariko nyine tugayize mani ntacyo kubabwira nabona gusa murabizi mbatamo tu uranabemera cyane ndabemera nawe wamenye ushobora gusanga baby star wacu tumukoresheje interview cyane bayitegereze coming soon ntawamenya ya Kamanzi navuga ngo thank you so much beza ntararangiza ni ngiye challenges uhura nayo uri gukora ibikorwa byawe challenge ya iravuga umuntu wese duhuje ahita mbwira Kamanzi kuri umwana ninde wenda bikubwiye hano oya nabantu benshi nawe wabimbwiye jewe urambeshe kuri umwana nyine tunitegeko sinzi impamvu umuntu wese cyangwa nuko bifitiye aka baby face abana ufite aka baby face gati ibyorere ibyo ngibyo nyine sinzi impamvu umuntu wese dushye Kamanzi kuri umwana gama kangaye muri primaire kandi nawe ugiye twati mu wa mbere ngo wiga nka S4 nk'agatamba iyo niyo challenge ya mbere uhura nayo niyo challenge n'ibindi byose ni wane ndishimo ni wane barabizi ya Kamanzi wavuga ahantu ukorera kuri TikTok bagusangaho abantu batakuze bakagenda bagafollowinga ni Kamanzi ubanza Kamanzi rimwe ya Kamanzi obed guys Kamanzi obed ase bakita gute abazina yes wabibonye se cyangwa bakita Mukarugwiro wanyita Nyagotomera ubije ko zina katabikora se ngo bakita gute Nyagotomera nanjye ndi Nyagotomera gabo nari Nyagotomera gabo byo ntago byavamo so guys turabashimiye wabashe gukurikirana interview guys keep supporting this guy ari kubikora neza cyane ari gukora ibikorwa byiza kandi mukomeze munakore subscribe to our YouTube channel MTV1 Show turabakunda cyane ciao